gatoya ngo upfe harya uzakomeza kubana n'uyu muntu ntaho atandukaniye n'intera hamwe icyo adakoze nuko adakoresheje umuhoro ibihari kazi batagize mu ruhare ntibadusabye kubabyara tubagejeje ku isi tubatera agahinda tubaha imitekerereze bari badakwiye gutekereza tubatera imihangayiko bari badakwiye guhangayikira dutuma bakura mu bwonko imburagihe tubatera kuba imfubyi kandi duhari ntibabona nyina uko bikwiriye ntibabona urukundo n'amagambo ya nyina cyangwa se ya se uko bikwiye ntimuzicarana ntabwo muzicarana n'ababyeyi ngo bavuge bati ngo uyu papa ngo bisanzure kuri nyina bamuryambeho babwire hari icyo bita ababyeyi bajyaga bavuga ngo akumbuguyu ubwuzu abana bagakura nta bwuzu bwa nyina bafite na papa wabo witwa ngo arabarera nawe bafite ibintu byinshi yagiye guhiga yagize gutya aratashya arananiwe bisanzure kurinde abatandukanye ubwabo uko imyaka ishira igikomere kigira gute niyo mpamvu mu gitondo umwe ashaka undi akihangana noneho wowe ko igikomere kigenda gishira icyabana kigira gute ihangane ariko gishibuka amen ntabwo nshobora kukwibagirwa hari igihe wigeze umbwira amagambo ushobora kuba utayibuka ayo nibuka wambwiye amagambo abiri reka nyakubwira ndavuga cyane nibuka wambwiye amagambo abiri urambwiye ngo ndagukunda amen urangije uti kandi ndagukunda ndavuga nti ijambo uvuze kabiri ndaryemeye iri rero nk'uko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo uvuga ngo amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka amateka arakanyago urira indege mu amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuye amateka urayazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanu nabaga ndi umukire darakubita imitwe ayo mateka asekuraga mwayo mateka amateka arakanyagwa bambaza ngo ari kubundi ukora iki ndi umunamba ukora iki ndi umunamba nakuka kari karaje nguri iki ndi umunamba yewe nuzi moto amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye amavuta akuraho amateka twanyuzemo ndafashijwe we amavuta akandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera mavuta wihangane hari ibyo umuntu aba yibuka amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka ayo ni amavuta atsikamira amateka Yesu paka abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka TV tupite TUT amen nakame TUT tuje cyane inshuti z'Imana abakunzi ba TUT tubagirane ubwuzu ministry aho duhora buri gihe dutekereza ku kiganiro nzi ko ikivugo cyacu kivuga ngo ni amavuta akandagira asyonyora ahonyora avunagura arandura imbaraga za kamere zose ndetse n'amateka twagiye ducamo hanyuma ku bakunzi bacu duhora tubabwira ko amateka n'akarande n'ibintu bibiri bibangikanye bitava ahantu hamwe ariko ibyo byombi satana byihishamo agasenya ingo z'abantu agasenya business z'abantu agasenya ibintu by'abantu akabuzana amashuri akabuza ibintu byose ko mateka yo ni uburyo wavutse nuko warezwemo n'umuryango wakuriyemo utaza agaciro agasanga ntaza agaciro ko kwiga abandi bita kuri ibingibi abandi bakora ibingibi icyo bita amateka yo karande byo nibikomoka mu maraso y'umuntu harimo ibyaha inkomoko y'umuryango n'ibya bihe by'uruhererekanye byose rero bikaba ikindi kibazo nanjye naho tubashuje murabona ko imbere yanyu ntabatindiye hari umukozi w'Imana akaba n'umunyamakuru
ndetse akaba afite na channel ajya akoreraho, mushimira ko yanantumiye nanjye uyu munsi ugiye ko muzana imbere ya kamera za TUT tubagiraneho ubwuzu ministry channel yanyu itegereza tubabwira ngo mukomeze, Imana ibampera umugisha, bakomeje gutangira Bibiliya ni karibu, isomo rirakomeje, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo tukwakire mukozi w'Imana, ijambo ni ryawe, karibu. Ndagushimiye mukozi w'Imana, amavuta kandagira amateka, iri ni ijambo rikomeye cyane, ariko ntago ryabura gukomera kuko na nyiri kuri nyuruzwa marakomeye kubera Imana. Buriya ntabwo umuntu ashobora gutegura ibintu bitangana nawe. Umuntu, intekerezo z'umuntu nizo zimugaragaza uwo ari we. Amen. N'ibikorwa bye, donko ingano y'ubwenge bwe nibwo bumuntu, ni nabyo bikorwa agira. Nta na rimwe Imana ishobora kunyura mu muntu itangana n'uko angana. Ndabasuhuje, ndabashimiye kuri TUT. Nitwa Daniel Savenson, yamvuze nishimiye kubana namwe, kandi reka mvuge ngo ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana muri uno mwaka wa 2022 ingoyi z'amateka amavuta bitsindagire mu izina rya Yesu. Ukagira uti ntabwo Imana yagukoresha ibitangana n'uko ungana. Mu yandi magambo, imitekerereze y'umuntu niyo ngano y'ibikorwa by'Imana muri we. Imitekerereze y'umuntu niko gukora kw'Imana. Imana ingana nuko intekerezo z'umuntu zingana. Reka mbivuga kakana. Cyangwa Imana ikorana nawe bitewe nuko intekerezo zawe zagutse. Hanyuma za ntekerezo z'umuntu ko zagutse, Imana ikaziheraho igashyigikira ibikorwa bivuye mu ntekerezo. Bivuze ngo gutekereza nabi bibuza Imana gukora. Gutekereza nabi igihe cyose nta nzira, nta rembo ry'uko Imana yakorana nawe ntibibaho. Igihe cyose uzahora uvuga ngo ntacyo nzaba cyo, ndapfuye, ndimbwa, ntabwo Imana ikorana n'izo ntekerezo, kuko Imana ikorana n'umuntu ufite kwizera guhamye, kuko kwizera niko kurema ibikomeye, kandi kwizera guturuka mu ntekerezo z'ibyo tuzaba byo. Umuntu wa mbere ushobora kwiremera ubuzima ni njye, ni na wowe. Hallelujah. Hanyuma izi ntekerezo rero ntabwo wabura kubitekereza, kandi burya umuntu atinda kugera ku cyo azaba cyo, ariko icyo azaba cyo avukana nacyo. Savedi nuvuga ko kitamutegereza cyane. Ntago kimutegereje. Yari jambo ntago nigeyemera. Kigutegereza kimanitse hehe. Eka ntago bishoboka. Nuvuga ngo icyo uzaba cyo kiri muri wowe. Kiri muri wowe. Intekerezo zawe nizo wowe. Kandi umushinga wasohoye nukubera ibyo watekereje. Bivuze ngo gutekereza neza, gutekereza ibintu byagutse bituma Imana ikora ibyagutse. Bikoma cyane rwose. Kandi Pastor Ntambabazi bashobora kubona uyu munsi yarakoze icano iriho aya magambo amavuta kandagira amateka, bakagira ngo ni ibintu bibaye mu 2021. Ariko izi nzozi n'intekerezo muri Ntambabazi ubundi avuka yakumenye utaraba. No kuvuga ngo ipakiye Ntambabazi mu bwonko bwe, mama na papa batarabaho ngo bakubyare. Imana yari izize ingano z'iki kintu. Noneho kubisohora no kugira ngo bikubemo bituruka nuko ubwenge bwawe bungana, bihura n'igihe Imana ishatse ko iki kintu kigeraho. Ntabwo rero watinze gukora, ahubwo igihe cyari kigeze ngo ubashe gusohora amavuta kandagira amateka. Urakoze cyane. Uyu mugabo rero muri kureba ndamwibuka muri korara hano kuri Mahoko, nanjye ndi mwarimu ku Gikongoro. Njya nibuka mudusura, mutuzanira amagitari, mukora ibintu byose. Imana ibampera umugisha. Sevison turakwakiriye kuri iyi channel yacu, Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero turi mu kiganiro cyane ko numva urabona impamvu twahisemo amavuta kandagira amateka. Tufite abavuga butumwa hirya no hino. Dufite abahanuzi hirya no hino. Bahora babwira abantu ngo barashize, barapfuye, amaguru avuyeho, bararangiye, baragize. Abandi bakabwira ati oya bikomere, abandi bakavuga ibintu ukibaza Imana mwambaro witwa urukundo hari umuntu yawubikije. Ibyo rero
byatumye groupe ya TUT ni groupe nini buriya ntabwo ko mutarayibona hari nk'abantu dukorana benshi nubwo ubona mpagaze n'uyu Rodrigue muhungu wanjye turi kumwe hano ariko ni team nini itekereza the big dreams ko dufite ibintu tugeze gukora muri iyi minsi biremereye ariko ukibaza ngo ko tuzi ko Imana ari urukundo umwambaro w'urukundo rero wiyambuye ku buryo abantu bahora badukanga amanywa nijoro ukibaza ibi ni ibiki rero byatumye dutekereza TUT ngo tubagiraneho ubwuzu twese ministry kugira naho ubuntu bwuzu ucitse amaguru yari imvunaguye ntihayikorera izamvuna yambwiye ngo nisohoke njya ukibaza ibi bintu turimo tubamo ni imikino bityo nkawe nk'umunyamakuru nyiraburasa fana cano ko ariho twita yego nkawe nk'umunyamakuru kuri ya cano uranyibutsa impumuro ubibona ute iyo abantu bicara bagahamura abantu imitima bakayishyira hejuru ubitekereza gute nk'umwanaliste nk'umunyamakuru nk'umuntu wimazemo igihe kinini ibi bintu bituruka ku bintu bibiri ndabika mbivuge icya mbere ni ubujiji ubujiji buturuka kutamenya ariko ubujiji ni ikintu kinini ndashaka kubanza gusobanura ni ubujiji gute akenshi bituruka kudasoma okay kuko iyo aba bantu nabavuga butumwa n'abahanuzi baza bavuga ibicitse gusa guhahamura abantu birakomeye bra ibi bintu ndibwira ko iyo ijambo ry'Imana urisomye neza ntabwo Imana ari ingome Imana ni urukundo mu rukundo rw'Imana ntabwo harimo kuvunagura abantu amaguru ntabwo harimo gukanga abantu ahubwo mu rukundo rw'Imana ijambo ry'Imana iyo turisomye riravuga ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza hanyuma birashoboka ko iyo turi ku isi ubuzima bwa hano ku isi ntabwo ari paradiso ku isi duhuramo n'ibyatubabaza n'ibyaturiza n'ibyadukomeretsa ariko ntibikuyeho Imana muri twebwe imibabaro yose uko ingana twacamo ntabwo ikuraho gukora kw'Imana nta nubwo ikuraho urukundo rw'Imana muri twe no mu bantu iri jambo impamvu abantu bahora barebera Imana mu kwica abantu mu bintu biracitse ni kwa kudasoma ko kutamenya kwizera Imana icyari cyo kuko niba twizera Kristo Imana yaduhaye ubumuntu yaduhaye ubuzima muri Kristo tukabaho tugakizwa ibyaha ibikoze ku musaraba muri we hajemo ipaki ni no gutuma tugira ibyishimo kandi twibuke ko mu mbuto z'umwuka harimo ibyishimo n'amahoro n'urukundo hanyuma uyu muntu uhora avuga birapfuye ndarangiye birashize ni urugero rukeya rwo kutamenya Imana nyirizina ikora ivuga ngo bisohore urakoze cyane ngira ngo wongeyeho mu rukundo Imana yambaye urukundo ikitera imbabazi n'uvuga ngo ikintu cya mbere nuko Imana nuko igira imbabazi cya kabiri ntekereza ko gituma abantu benshi bumva ibyo bintu bakanahamuka no kwiburira icyizere imbere y'Imana no kwiciraho urubanza kubw'ibyabera mu mitima rwihishwa yego burya kenshi amagambo abashaka kugaragaza imbuto ziri mu mutima hirya hanyuma rero turagushimiye cyane ko wemere kuza abakunzi bacu ba TUT tubagiraneho ubwuzu twese ministry nkuko tubakunda namuhamagaye kuko nzi amateka yiwe ndamuzi cyane hari abamuzi bitandukanye ariko je ndamuzi nigisha ijambo ry'Imana bansura gikongoro mu gakoma hose hanyuma nifuje ko uyu munsi we tuganira mu mavuta akandagira amateka reka tuvuge muri iri jambo ubundi mu buryo buri sense twavuze muri wagihanuzi ariko uvuga ngo imbaraga z'Imana ukuntu zivuga hejuru y'ikigeragezo hari amagambo Paulo yandikiye abikorinto ibice 10 murongo ibice 10 cyane urwandiko rwa mbere rw'abikorinto na amagambo ubundi nkunda no kwigisha cyane urumva ngiye kuyakubaza ariko nzi no kwiyigisha iki gice ndakizi kinantera n'ubwo kivuga ngo banyuye kuri ya gitare barasogongera bagira gute ngo ariko benshi ntiyabashimye baguye mu butayu ntabwo ari ushaka gutya ushaka ku murongo wa 12 ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda tago yego hari umuntu yumva ari igitangaza ageze ahantu kure ariko nshaganiza ngo
nungwa 13 ngo nta kigaragazo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu kandi Imana niyo kwizera kuko itazakundira kugeragezwa ibiruti byo mushobora ahubwo hamwe nibagerageza izabacira kanzu kugira mubone uko mubasha kubyihangana. Amen. Urumva na magambo yerekana ko nta kigeragezo. None umugabo mukozi w'Imana ngiye nkuzuri Mariye nkuzu ufite urugo n'umudamu n'abana nyuma nza kumva ko umaze imyaka runaka irenga 10 uba wenyine tabana n'umugore nta wundi mugore washatse turumva abana bahagiye ntago watakaje akaranga ko gukorera Imana nagira ngo nkwibarize tutaciye ku ruhande mbere yuko tubwira ngo nizihe mbaraga kuko kibazo ni kimwe cyonyine gusa nizihe mbaraga nubuhe buryo nirihe banga wakoresheje ritumurera abana kuva ku myaka 3 bakaba batangiye kuri ubwo uraca icyo nzi nk'umunyamakuru uraza gukora kasamari gato kadasesereza kadakomereza katiyambura ubusa katambika nadakwiye kwambara ariko kabitsa hagati aho ngaho none ukarangiza nko ubutubwira iryo banga n'ikintu twagutumirije tuhumuriza abagabo duhumuriza abagore duhumuriza abantu bo icyo kintu nicyo nashaka guhamagara kuri TUT tubabwire ngo hejuru y'ikigeragezo hari imbaraga z'Imana ishobora byose abo bari kamagana kandi biryoshye kavuge ngo biryoshye nizihe mbaraga zanteye gukomera mu bihe maze birenga iyo myaka yose nkakomera kandi uyu munsi nkaba nkiruwo ndiwe Imana iguhe umugisha. Kankora agasamari gatoya nkuko twari twabitangiye nitwa Daniel Savenson ndi umugabo wibana reka ariko mbivuga ndi umugabo wibana mu yandi magambo bivuga ko ndi umudivorce natandukanye n'umugore kuva 2008 ubwo kuva 2008 kugeza uyu munsi urumva imyaka irimo Bari biroroshye. Biroroshye. Hano Rodrigue n'ukiri muto mu mutwe ninga. Hanyuma 2008 na 2022 urumva imyaka ingahe? Muto mu mibare. Ni 14 ni 14 of course nibyo. Hanyuma mfite abana batatu mfite umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Umuhungu afite imyaka 18 umukurikira afite 16 umutoya afite 13 kera hari abantu babaga batazi nko kuri yanjye bakavuga batashobora kuba yarababyaye hirya hino ya nabana b'umugore umwe nari narashakanya nawe nabana bavukana kuri mama na papa. Rero iki kibazo ni ikibazo gikomeye kandi reka tuvuge ngo impamvu Imana ishimye ko tuvuga kuri topike ni ukugira ngo dufate imitima y'abashitentebutse twubaka umutima uyu munsi ushobora kuba uri kuvirirana kubera kuri icyo gikomere wenda gisa n'icyange cyangwa se n'umwana wavukiye muri ibyo bintu kugira ngo tumwubake yubake iki kuva 2008 kugeza uyu munsi nibana nari na mutoya kuko urumva ni Mariye ndi muto mfite imyaka 22 uyu munsi imyaka yanjye mfite irabarirwa kuko ni imyaka 41 ndayitangiye ntangiye kuba umugabo bamwitana igikwerere ni igihe naho ngaho imyaka 10 ntabwo ari uko ntahuye n'ibimbabaza nta nubwo ari nuko ntahuye n'ibyatembesha amarira y'umubabaro ku maso nta nubwo ari uko ibyo byose byaba byarabayeho ntafite ubundi buzima bumbabaza kuko nitugaruka mu buryo bwa kimuntu ntabwo ushobora kubaka inzu wubaka inzu ikugoye ukayivana ku musingi ukayisakara ukayikorera amasuku ukayuzuza ku ngano y'ikigero ikiriho warangiza ukaruhuka uvuga uti ndubatse bigutwaye imbaraga z'ubushobozi n'iz'ubwenge ariko biragoye kongera kubona ya nzu uyihirika cyangwa igahirima iyo uyihiritse cyangwa uyihirimye
ni ukuvuga ngo utakaza imbaraga nyinshi cyane mu rugo, mu gushaka kwanjye cyangwa mu rushako rwanjye, kubabara hakabaho ibyatumye ngewe n'umugore dutandukana, byarankomerekeje birambabaza. Birumvikana ko kuba abana bari bakiri batoya, umwana mukuru yari afite imyaka 4, umukurikira yafite 2, n'undi urumva yari amezi makeya, baratanwa imyaka 3. Nahuye n'ibintu bikomeye bimbabariza umutima, bimbabariza ubuzima, hirya nkumpura n'ibikwasi, byaba abanyetorero, byaba imiryango, byaba abandi bantu, bati uyu muntu bigenze gute, ukiri umwana ukoze ibi ngibi bizabaho gute, uzakora gute, ndetse bamwe bambarira ibihe n'iminsi byo kuba nkiriho. Bamwe bumvaga ko nshobora kugwa, abandi bumvaga ko nshobora kwandagara, abandi bumvaga ko ntazabishobora. Ariko icyo nshatse kuvuga kuri iki kintu, impamvu nyamukuru yatumye mbasha kuba nkiri uyu munsi nkikomeye, mfite nk'iyi sura, bana bariho ntarandavura, ni imbaraga z'Imana, umwuka wera w'Imana wamfashoboje gukomera mu minsi mibi n'imyaka mibi. Iki ni icyambere. Ahantu hose hatari Imana, hatari imbaraga z'Imana, ntabwo gukomera kuboneka. Urakoze cyane. Uzi neza ko usanga uzi ko ndi pasiteri, usanga uzi ko ndi n'umubwiriza butumwa, mwigisha w'ijambo, ukaba uzi neza ko mfite ndi n'umunyamategeko nzi kubaza. Mbere yuko twinjira muri detail, igihe navuze ngo sinshaka kutubwira ngo byahera bizaha ko simbikunda, navuze ko mu buhamya bwacu ntawe tugomba kwambura ngo twambare, hano tugomba kuvuga ibintu ngo y'ahandi simbikunda, ni samari gusa uri umugabo wibana. Abitabwo niba ari single father, babyita ngo ni single father, nkuko ngo single mother. Icyo ndimo ntekereza, uyitonde nakabazo gato, ugomba umunyamakuru. Ubundi 7. Divorce ni ubutwari cyangwa no gutsindwa? Ukuri kudaciye ku ruhande, kwambaye ubusa. Divorce ni ubugwari, divorce ni ugutsindwa. Nubwo ndi umudivorce, ndabisubiramo, divorce ni ugutsindwa, ni ubugwari, ni ukunanirwa. Kuko Imana ntabwo yigeze ire mu muryango igambiriye kuwusenya. No kuvuga ngo divorce ni umugambi wa Satani, kuko Imana yaremye umuryango, iremera umugabo umugore umwe, iravuga ngo babane akaramata. Ikindi cyose cyaze nyuma yaho, tutabishyeshyenze, tutabisiza amavuta, ni ugutsindwa, ni ukunanirwa. Ahangaha nimbivuga ugiye gutuma mvuga kandi kantu, nta nubwo dukwiye kwishimira insinzi ya gutsindwa kwacu, kuko twakoze divorce ngo tugire ibyirato, ngo twumve ko twaraneshe. Oya, ni ugutsindwa, ni ukunanirwa nka muntu. Ahangaha niko kuri. Ibindi byose twaba tujya kuvuga, ni ukwisegura, ni ukwivuga neza, ni ukubisiga amavuta, kuko nta wivuga mabi. Divorce ni ugutsindwa, ni ukunanirwa, ntabwo ari ubutwari. Ko tukwiye kubwiza abantu kuri. Hanyuma rero ntekereza ko impamvu nasomye ijambo ngo nta kigeragezo kibasha kuba kitari rusange mu bantu. Urakoze gusubiza udaciye ku ruhande, urakoze kuvuga icyo kintu ukakivuga neza ukacyumva. Ariko ngenda cyareka akabazo kamenda gushima Imana iguhe umugisha. Ntekereza ko ikigoranye nukunani. Bireravuga cyangwa abantu bagiye gusezerana, mbega bo nko muri leta bavuga ngo nimubonane na nyina turatandukanye, nimubona binaniranye, icyo takunanirana byarangiye. Ariko tugasezerana mu rusengero ngo tuzabana karamata. Nkibariza akabazo gato, niba ko tugomba kubana karamata, ni ibintu biri reciproque. Ngira ngo nkubanira karamata nawe ukambanira karamata, none kuba ngo tubana karamata, none abantu baratandukanye. Ese umuntu yabana n'undi karamata kandi ubona kubana bidashoboka?
iryo jambo ritegeze nk'umunyamakuru. iri jambo akenshi akaramata kuko Imana yo ntiyibeshye, ahubwo abantu akenshi turisezerana, turirahirira tutabanje kureba indahiro tugiye kurahira iyo ari. Aho ndahumva ariko ndashaka kureba ahangaha, ndashaka dusubiza abantu. Twavuze ngo tuzabana akaramata, none njyewe nshatse aranca inyuma, uwo tubanye arankorera amakosa. Ese koko kubana akaramata biba bikiri hamwe mu gihe mubana atashaka ko mubana akaramata? Nako kantu nashaka ko tuvuga ku ruhande rw'Imana, ku ruhande rw'Imana, kuko Imana yo ntayitekerereza, ariko nk'uko ijambo ryayo rukuri, ku ruhande rw'Imana bigomba kuba akaramata. Ariko ningaruka ku ntege nke zanjye bwite, kubera ko umuntu wihangana kugeza aho abandi bantu badashobora, ni Imana yatwihanganiye kugeza nubwo idutambirwa ikaduha umwana wayo. Iyo bigeze ku bantu niho haboneka kwa gutsindwa. Akaramata ntikabe kakibayeho, niho haboneka kwa gutsindwa. Akaramata ntikabe kakibayeho, ariko gutsindwa kwacu ntago bikuyeho ko abantu bagomba ihame ry'Imana bagomba kubana akaramata. Ndacyafite cya kibazo cyane. Yego, dusezeranye kubana akaramata. Uwo tubanye we ntakeneye ko tubana akaramata. yego, ngo turabana nk'amabanda biracumbitse mu nzu. yego. Hazavamo komeza nk'amabandi mu nzu. Exactly. hagati n'umugore hakaba haryamyemo undi mugore, umugore akaba azi ko ari kumbi hari undi mugore uryamyemo, cyangwa undi mugabo. Kurya usanga mu matelefoni ifata uvugisha ukuri, ugasanga telefone y'umugabo yanze kwandikamo ishoreke afite, akandikamo nk'urugero ngo banke populaire. Ati sheri populaire iraguhamagara. Urumva deja we yatangiye gusambana nta imwe na nyarakaramata. Umugore yaguciye inyuma, hari n'ibindi byanabayo. Cyagiye muri yanzu ni amabanda abiri, n'abantu bahanganye, kandi bikazanamo n'urupfu. Ngira ngo divorce ni protection ituruka mu gutsindwa. Banze tukirenga nk'abanyabwenge. Yego. Niko. Ifo tuba abanyamwuka ko tukajya no mu buryo bugaragara. Kuba naniwe kumbanisha nawe akaramata, naniwe kunyizera, uranca inyuma urankorera ibyo bintu, ndabona bizazana n'urupfu mu rugo. Ku gutsindwa kwanjye ndiyufura nkagenda, ndashaka gutekereza ngo ese koko uwo muntu azemera bamufatiraho ishoka ku mutwe, twumva abantu batemana, twumva abantu bicana, twumva abantu umuntu yemera apfe ngo nakaramata, kandi babana nta karamata muzanye, wowe bitekereza gute? Impamvu bikubwiye wowe wabibayemo, wowe ndakubwira nk'umuntu wabibayemo. Reka ngusubize, undi muntu wabivuga atarabibayemo ntabwo yabyumva, ariko hari igihe no gusenga byanga. Ndaza kubaza nandi kabazo, witegure hirya ya divorce abakristo bakwakiriye bati ako nako ndashaka kubona. Urumva ikintu gikomeye, akukitegure ko nikazemo. Urumva bya bintu bibayeho mu rugo ni nka prison, mu buriri ni nka prison, nta munezero, nta buzima. Yaravuze ngo umugabo akunda umugore we, n'umugore agandukira iki umugabo. Umugore nta kugandukiye, umugabo nta mukunzi. Aho haracyarimo akaramata nashakaga. Urakoze cyane, nkamite ngusubiza direct kandi by'ukuri. Nta karamata kaba kikiraha ngaha, ntako, kuko byo byonyine nubwo babihisha abantu ko babanye neza, ariko Imana yirabizi ko batabanye, nabo ubwabo barabizi ko batabanye. Hagati aha abahanga baravuze ngo imirongo ibiri iteganye igororotse ntabwo ishobora kuzahura. Niba hagati y'umuntu hamaze kuboneka umugabo n'umugore, swate ni umugabo wadutsweho n'imico mibi bidashobora kuzakunda, cyangwa ni umugore wadutsweho n'imico mibi ntibishobora kuzahura, nta karamata gahari. Ahangaha rero mu gihe nta karamata gahari, aho kugira ngo babeshye abantu, babeshye n'Imana, havemo n'ingaruka mbi. Swate barabyaye, ejo abana babita imfubyi. Ahangaha ngiye kuvuga ikintu wenda abantu batahita bumva kimwe nanjye, ariko hangaha aho akaramata mu gihe katakunze, nemera ko umuntu
ajya ibumoso undi akajya iburyo. Ahangaha reka mbivuge divorce kuri uru ruhande rw'abantu batakibanya karamata ni protection mu rwego rwo kugira ngo Sevenson atahamenekera umutwe runaka atamenekera umutwe. Cyo kora kamvuga ikindi kintu gikomeye. Nyirabayazana watumye habaho iyi divorce akaba intandaro yo kugira ngo umushinga w'Imana usenyuke, ntago zananirwa kugibwaho n'urubanza. Waba uri umugabo wabaye intandaro, waba uri umugore wabaye intandaro, ukuri ntabwo iki kintu kizakugwa amahoro. Urakoze cyane. Ni ibintu abantu batinya kuvuga ngo nagomba kubaza cyane kuko ntabwo turagera deep ahantu abantu bumva ikiganiro. Urumva wowe nk'umuntu wabibayemo wabyicayemo ukabibona, reka tusoze tuvuga ngo divorce ni umusaruro ukomoka mu gutsindwa no kwihangana byabuze iherezo. Aho gupfunda ndagiye noneho nkibaza ngo awo mwanzuro turawemeranijeho yuko niko kuri divorce ni umusaruro uva mu byananiye abari bantu babiri bari biyemeje. Ndi umugabo undi ni umugore barashakanye, ariko umugabo ahereye ku itariki ya mbere akubita akumena umutwe, polisi bijemo, ribiraje, inzego z'umutekano zitandukanye ziraje, bibaye rimwe bibaye kabiri bibaye gatatu bibaye kane, kugeza ubwo gukubise ugiye no kwa muganga urarwaye urarembye, haburaga gatoya ngo upfe. Harya uzakomeza kubana n'uyu muntu? Uyu muntu ntahatandukaniye n'intera hamwe. Icyo adakoze nuko adakoresheje umuhoro. Ibi hari kazi garagara zashobora gutuma habaho divorce mu buryo bumwe. Ariko mbigarukeho, nyirabayazana urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo niba nakurikiye nk'uko nagiye nkumva kandi nabishaka, urumva rero nk'umunyamategeko divorce ndayumva kurusha, ndanazi n'ibyo bita mutual consent, ndanazi no gutanga ibirego, ndazi n'ibindi byose. Ariko njyewe ndacyafite akantu gato cyane ndagusubiza numva nifuza kubaza shingiye ku bibazo ngo ntituragira kuntu wihanganye dukomeza abantu. Ni ukuvuga ngo nk'ingero utanze, ingo zidatandukana zo nuko zibanye neza. Okay, ndeka ngusubize. Ingo nyinshi zitatandukana zinasazana ntabwo ari uko bivuze ko zibanye neza. Hari n'izisazana muriro waka. Ahangaha nongera hakandi kantu, nkuko hari divorce nyinshi mu ngo bantu badivorushije bamaze imyaka 2, 5 n'10 baradivorushije, abantu tukareba tukagira ngo ni bamwe, ariko baradivorushije cyokora hatariho divorce ihabwa n'amategeko. Izi ngo nazo zirahari. Aba bantu uko babanye muri ibyo bibazo bibi, cyangwa se ko batabanye neza kurera umwe, bakagira ubwo babikomezanyamo, harimo ibibazo bibiri. Uzajya kumva wumve ngo mu muryango wa kwa runaka umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore. Ibi bintu byabaye muri ya divorce abantu batazi bo bazi, bakihangana umwe ngo sinishyira hanze, sindi bubivuge, tutamwara mu idini batadutenga, batatuseka, bikazavamo cyakindi abanyarwanda bavuga ngo isoni zirisha uburozi. Aho hangaha ntihavemo isoni zirisha uburozi, ahubwo isoni zigatera urupfu. Urakoze cyane rero, nagira ngo duse nk'abakomeza ikiganiro cyacu. Imana ikumera umugisha, wadufashije kandi by'ukuri urakoze ku mpuguro nziza urimo utanga. Gusa akandi kabazo k'amatsiko Sevenson, Yego. ariko divorce ni ikibazo cyangwa ubona divorce ari ikibazo divorce ni ikibazo ku isi? Ese ku muco w'abanyarwanda byo ubivuga iki umuntu wo mu divorce? Kugeza uyu munsi divorce iracyari ikibazo mu banyarwanda. Ku isi ho dukoreshe side itari biblique. Ibindi bihugu byo nk'Iburayi, za Amerika
iyo byanze nta bintu barasandaza. Hanyuma mu muco w'abanyarwanda ni ikintu gishyashya w'abanyafrika ni ikintu gishyashya cyatunguye abantu kuko divorce atari nziza. Noneho n'uyu munsi divorce ni ikibazo. Ni ikibazo kuko impamvu ari n'ikibazo irinda uruhande rumwe ariko hakagira amashami y'ibibazo byinshi. Niyo mpamvu iri ikibazo. Kindi ndakikubikiye ndakiyoreye. Ariko nge ntekereza ko divorce rimwe na rimwe atari ikibazo, ahubwo ikibazo ni igitera divorce. Aho ndagira ngo hagaruke. Divorce ni umusaruro w'ibibazo biri mu ngo. Ayuge uranyumvise none? Nakumvishe. Gwe ko ngenda umunyamategeko. Gatera no kuvuga ngo divorce nkuko twabisobanuye ni umusaruro w'ibibazo biri mu ngo. Ariko si mwiza kuko urabona divorce ndaza kuhagera, ndashaka kubaza ko ndashaka gusoza ngize andi ngo nizihe mbaraga ko nshaka kuhavuga cyane abanye tubisasira abantu banabyumve banakurikirane kuri TUT. Nkibaza ngo ubundi impamvu divorce bikibazo, ubundi umwana agombye gukurira mu muryango abona daddy abona mama, ariko ibaze kuba ufite mama wawe atakugeraho, papa wawe atavugana. Ngembo nk'urugero nge umwana wanjye turaganira yarambwira ati ariko ngira inshuti z'abana bafite bapa bakoze divorce, ati namwe se muzayikora buri ati divorce ubundi ni bwogo ki? Urumva icyo kibazo? Ati umwana ubona arira ubona babaye yishimye, ati ni ikibazo. Kandi urumva cy'umwana ndamwumva muri ma ati buri gutanga ubundi divorce niki atundi batandukana bati ndamuganza. Nkibaza ngo impamvu leta nabwo amategeko ntiyorankaza nk'amategeko mu Rwanda byo kugira ngo ikore ngira ngo ayiciye muri izo za procedure zibamo imyaka ibamo buryo bahura babunga urusiko barongera bakanabungura byibuka munaniranye bakana kubinjiza mu rubanza. Vuga ngo icyo bashaka ubundi bavuze ku mpande zombi, ubundi divorce bwa mbere na mbere banze gasenya imitima y'abashaka. Ariko niba hari abantu basenyuka bakazasazana gusenyuka n'abana bakuriye muri divorce. Niyo mpamvu hagati aho rero umaze kudivorce abana ukabasigarana, ubundi ko amategeko avuga ko umwana uri munsi y'imyaka 7 ajyana na mama we, kuki abana basigaranye? Nuko rero ufite ubushobozi nakantu nabwo yego ndi kubyumva ubatse n'ahandi ho wiruke ko umugore mwabyaranye ntugire usenya ntugire mwiza mbega naho nishakiraga umugore ahangaho kiri no kuri uwo mugore ikamubwire ngo ahari ndamwubaha, Imana imuha umugisha arambe kandi kuko ibyatumye dutandukana hari ikintu kimwe gikomeye nuko yambyariye abana. Aba bana ntago bashobora kumusiba mu mutwe, aba bana ntago bashobora gutuma mugambiriraho ikibi. Naba ntari n'umukristo yamasengesha abantu bajya gusengera abandi ngo bapfe, ahubwo ngiye nsenga ngo arame ejo azabona umwuzukuru ukomoka ku mfura ye, azabone abakwe kuko mfite abakobwa, azabone n'umukazana. Ndetse kamvuge n'iki kintu hangaha ndaje mpakubitere n'akandi kantu. Ndetse igihe kizagera aho ari yubaho yarashatse, ariko nitujya gushyingira abana cyangwa ne bajya kugira ibirori by'amadiplome azaza nka nyina anyicare n'impande nk'umubyeyi. Ahangaha mpite mbwira wa mugabo we ushobora kuba ufitanye n'ibibazo n'umugore ukiriguza kwirwa utuka umugore wawe mwabanye cyangwa umugabo mwabanye umwambika ubusa, aha ndakugaya ntabwo ari byo. Hanyuma impamvu nasigaranye aba bana ni imwe mu mateka yanjye, wenda nuko nta mwana ngira hanze nta none ntegereje kuzabyara. Mu buzima bwanjye nkunda abana, nuretse n'utari wanjye iyo ngeze ahantu nkabona igitambambuga nkabona umwana ibintu yikoza barumva naterura ntitaye ngo afite ibyondo, ntitaye ngo ngo ameze gute, barumva nagiterura nkagisomagura. Noneho numvaga abana banjye ni kuko ninjye wateye inda
numvaga abana banjye rero ntarabarekura. Ndavuga ngo aba bana bari batoya mu mategeko, mbwira amategeko, ndavuga nti aba bana rero nubwo bataruzuza imyaka 7 ariko ndemera guhanwa n'amategeko, ariko abana nzabatwara, ntago ndi bubahe mama wabo. Ntago ndi bubahe mama wabo. Numvaga nzakora ibishoboka byose, ariko abana nkabagumana bari batoya kandi barakoze. None ubu barakuze. Abana rero ndabafata ndabagumana, ariko nyine procedure umunyamategeko baravuga bati basure nyina azabasure, nta kibazo, umyanzuro iza kubama. Nabafashe numva batagomba kumva impande. Noneho kandi n'ikindi kintu kiri hagati yacu, numvaga ari ngombwa ko abana ari njye ubagumana. Iki sinkivuze, numvaga ko ari ngombwa ko abana mbagumana, nkumva ko ari cyo cyaba ishema ndetse n'umusaruro abana mbafite. Ahangaha rero hashimwe Imana yo yayindi rya jambo wavuze ngo ni kigaragazo ni rusange kandi nta kintu cyabaho ngo Imana gitange ku muntu udashobora kukihanganira. Wari uw'imyaka 4 afite 18, wari uw'imyaka 2 afite 16, haleluya, wari umwaka amezi afite 13. Aha ni imbaraga z'Imana, ndabishima. Urakoze cyane. Ndimo ndibaza noneho ku ruhande rumwe, nk'abana bawe iyo bakubajije icyatumye utandukana na mama wabo, ubasha gusobanura A B C D X Y Z, kandi uko bakura niko n'ibibazo bikuru. Uyu munsi noneho ngeraho ngo iki gihe turimo turi kubyara abana bari kuvukana ubwenge buruta abo twebwe tubabyara. Nimbivuga ababyeyi mwabyaye, uzabona umwana w'imyaka 2-3 ajya muri telefone agukorera ibintu wowe utazi, najya kuri machine niko. Noneho bavukana n'ubwenge mu mitekerereze bureba kuri. Ngewe ntabwo nigeze nta na rimwe ndajya muri detail ngo mbwicaje ngo kuko ntacyo bibamarira, nta nicyo byabubakamo, ariko barakubaza, ariko barabimbaza, kandi uko umwaka utashye ibibazo biza bihinduka. Barabimbaza bakambwira batari ko dadi kubera iki ubwose byabayeho. Nkababwira abana banjye ibi byabayeho kubera umugambi mubi wa Satani, ariko mu byihorere ntago byabubaka, ahubwo mwebwe mushake ubu kugusingira mwige umenye ubuzima ejo muzaba abantu beza. Cya kabiri nkora, nta na rimwe mu kanwa kanjye, iyi niyo Imana ntangaho umugabo, nigeze nicara ngo mbwire ngo mama wanyu ni mubi, ngo mbwira abana ngo mama wanyu ni mubi. Nta na rimwe, Imana iguhe umugisha. nta na rimwe, nta nubwo nzabikora. Ibyo napfuye na mama wabo ntabwo abana babifiteho uruhare. Icya kabiri, ibyo twebwe twapfuye abana ntabwo bigeze babitusaba. Nta mpamvu rero yo kubwira ngo mama, ngo bana, ngo mama wanyu. Igihe cyose ndababwira ngo ku isi uriya niwe mama wanyu, nta kabura ntikaboneke, niwe nyoko, niwe mama wanyu, mu mwubahe mu mwumvire. Nkanababwira ngo nibinaba na ngombwa nkazongera gushaka, uriya niwe mama wanyu w'amaraso, muzamwubahe. Iki ni igikorwa ntashobora kubwira abana ngo mbangishe umubyeyi wabo. Hanyuma iyo babimbajije ubugwenda ntibagenda bakimbaza, bagenda bambaza ibindi by'ubuzima bikomeye, ndababwira ngo ibi bibazo mu byihorere byanjye na nyoko mubireke, ahubwo mwebwe mukurana ubwenge kandi musenge mudukunde twese. Cya kabiri nongeraho nuko uyu munsi nta kibazo gihari hagati yanjye na famiye kwa mabukwe, kwa baramu banjye, hari kibazo dufitanye. Nta kibazo abishwa babo, abuzukuru babo bafitanye, barabasura, barabafasha, babakorera. Ngo rero no kuvuga ngo nta kibazo. Neka nkubaza kandi kabazo, urabona ko nagukurikiranye, ndakumva. Uburemere bw'igikomere cy'abatandukanye n'uburemere bw'abana bo muri divorce, n'uburemere bw'igikomere cy'abana bari muri divorce, ubigereranya ute? Igikomere cy'abakoze divorce hari aho kingana n'igikomere cy'abana bakuriye muri divorce? Gikomeye cyane, gikomeye cyane, ntago bingana. Ni igikomere cy'abana bakuriye muri divorce. Urakoze cyane. Nicyo gikomeye
ari nayo mpamvu abagabo iyo ngeze aha iyo ngeze aha ngira emotion nta kibazo turi kuri TUT nitubagiraneho ubwuzu aho nabagira ubwuzu turabanyabwuzu twebwe okay iyo ngeze aha niho ngira agahinda abana batagize mu ruhare ntibadusabye kubabyara tubagejeje ku isi tubatera agahinda tubaha imitekerereze bari badakwiye gutekereza tubatera imihangayiko bari badakwiye guhangayikira dutuma bakura mu bwonko imburagihe tubatera kuba imfubyi kandi duhari ntibabona nyina uko bikwiriye ntibabona urukundo n'amagambo ya nyina cyangwa se ya se uko bikwiriye kuko bisanze mu ngaruka z'ibyo batakoze z'ibyo batashakaga kubaho iki nicyo kintu kibi gikomeye kimbabaza kuba narabyaye abana barinosa badafite urundi rubazo ariko bakagira ingaruka zikomeye ziturutse kuri nge na mama wabo ntaho rero igikomere cyanjye na nyina gikomeye kurusha icy'abana abana nibo bakomeretse cyane kuko bo baje mu bintu batigeze batekereza babamo ahangaha nimpagera reka mvuge ngo abana batubabarire aho bari aho bazabyumva aho bazabikora akindi twabirenzaho bazatubabarire niyo mpamvu igihe cyose iyo mbirebye mvuga ngo uwo wagira amahirwe yakubaka urugo ntatandukane kuko nubwo hatariho ibindi byo kwicana by'ibindi bibazo wagira ubukene wagira ibindi ariko igikomere cy'abana bakomerekeye muri divorce kirakomeye ndetse nanavuga ngo 99 n'ibice ni igikomere gikomeye uzi kugira ngo uvuke uzi ngo uzabona papa buri umuryango ntimuzatemberana ntimuzicarana ntago muzicarana n'ababyeyi ngo bavuge bati ngo uyu papa ngo bisanzure kuri nyina bamuryameho babwire ahari icyo bita ababyeyi bajyaga bavuga ngo akumbuguyu ubwuzu abana bagakura nta bwuzu bwa nyina bafite na papa wawo witwa ngo arabarera nawe bafite ibintu byinshi yagiye guhiga yagize gutya aratashya arananiwe bisanzure kurinde abana twatumye baba imfubyi kandi duhari tutarapfuye rero igikomere cy'abana n'icy'abakora divorce ntaho bihuye ese buriya murakoze cyane abakurikiranye TUT nanjye natangiye kurirana agahinda kaje burya hari abantu babana bagashwana hari icyo bakwiye kumenya Sylvain mushaka abantu bamenya hari abantu bubaka urugo bataranasezeranye bikabana ariko bakabana ukuntu umwe akajya ukwe babita ngo ni ugushwana bakabana mu bundi buzima nta kibazo umwana arajya vaevye n'ubu bashwanye ariko nta kibazo gihari ariko ntibaze kugenda mu mategeko bagatandukanya abantu batandukanye hari ibyemezo runaka hari ibindi runaka niyo ugiye kuvuga uravuga ngo ufite abana bane n'abandi nabyaye ahandi nacyo kiba ari ikindi gikomeye nashaka rero ngo tuganire kuri ubu buryo ihangane kandi polisanebaho kandi nibwira ko urwandiko rwose umuntu Imana imahara rusoma neza ariko iki gikomere ku bana wabonye ko uko bagenda bakura kirushaho kongera inkovu akanakoshaho kavugaho kuko ntabwo bakura ngo kigabanuke urabona bagifite nk'imyaka nk'itanu bumvaga ari ibisanzwe ariko hari imyaka ageramo
nawe uzareba umwana asohotse mu rugo papa na mama bamuhereje ku ishuri ukuntu aba yisanzuye ajya kwa dadi ajya kwa mami ariko wabonye ko abana bakuriye muri divorce urukundo muri bo nubwo wabaho urukundo rumeze nubwo wagira gute burangwiza ukuri nubwo wabakunda gute ntabwo wagera ha mama kuko umuntu agira hagarukira nundi ahagarukira wabonye ko igikomere cyane muri divorce aho kugira ngo gikure kigabanuka ahubwo gikura kiyongera umusaza nyine birimo ubwo njye mbona kubajije ko ni byiza wihangane kandi ukomere Imana iguhe umugisha tubyiza impamvu naguhamagaye gutyo nuko nkuzi nk'umuntu ukomeye kandi mu kiganiro cyacu cy'amavuta kandagira amateka cyo ngo tubabwire ngo haracyariho ibyiringiro nubwo bamba baruhari ariko igikomere cyora kizamuka rimwe na rimwe kikagera mu rwego umuntu atagishakagamo wabonye ko abana bakura aho kugira ngo igikomere cya divorce kigabanuke nibwo kirusha kwiyongera akoze cyane uko umwana akura cyangwa uko bakura yego uko bakuza ubwenge n'igihagararo niko n'inkovu za divorce ziyongera kuko uko umwana akura agenda arushaho akenera affection ya se affection ya nyina mu magambo mu bikorwa uyu munsi hari uherutse kumbwira atari ko dadi ubu wakagiza anniversaire wowe na mama tukagufetera muri kumwe ariko rero mama yakagiza anniversaire tukayenjoyinga urumva ni inkovu ni inkovu kandi irakuze muri 3 ntibari baza anniversaire ntabwo byo bari babizi bakavuga bati ubu twakagiza anniversaire mukaduteranyiriza tukishima tukabyina none wowe na mama ntimuri kumwe abandi bana barabasura ise papa na nyina bakaza ku kigo bakadusura baba bateze cyangwa babaje ni yabo ariko twebwe ntago twabona muri couple urumva ko uko bagenda bakora bafite ibigenda bibabatoneka bibajomba kubera ya divorce ya nyina na se kandi abatandukanye bo uko imyaka ikura niko igikomere gisaza abatandukanye no ngira ngo byumve uko nk'uyu munsi nk'abanaliste nk'abantu dukora ibintu by'ijambo tuganire abatandukanye ubwabo uko imyaka ishira igikomere ngira gute gihunguka niyo mpamvu mu gitondo umwe atashaka undi akihangana noneho wowe ko igikomere kigenda gishira icyabana kigira gute ihangane ariko gishibuka naho nashaka niko gishibuka ni nayo mpamvu ababyeyi ahangane tunahagaruka hari ibintu byihanganirwa mu rugo bikaba byatuma ko munasazana mukarengera imbaraga z'abana ariko nuko hari nibindi bidakunda ariko ka kantu kazatuma ari gatoya ngo yagiye ahantu ngo atambwiye icyo kigazatuma utevurusa tuza hari utuntu dutoya tubabaje twatuma urengera abana yego ni ukuvuga ngo aba bana bakurira mu bikomere bya divorce barababara cyane kandi uko bakura niko bagwiza umubabaro noneho ukankwereka umubabaro ukomeye cyane dusipoze ko kagenda bizaba uzashyingira umukobwa wawe none bazima madame azaza yicara iruhande rwawe nawe hicara bamuhereze ko byanga byakunda kandi bazayiha mama we noneho abana abana bihuye mu birori muricaye ntiyamubonye hafi aho urumva cya gikomere cyo kizagabanuka ntabwo ishobora kugabanuka ngo umwana wo muri divorce uko bakoze divorce umugabo n'umugore uko bagenda batinda niko igikomere kigera ukanamwibagirwa rwose ukanibagirwa abandi bagashaka cyangwa ntibanabashake impamvu n'iki gikomere cyangwa kwibagirana k'umugore n'umugabo batandukanye nta wabyaye undi ni abantu bahuye bakoze none mw'amaraso murayatandukanije ni amaraso amwe bafite amaraso ya mama n'aya papa none ababashyizemo amaraso baratandukanye urumva ahangaha ni ugufata umutima w'aba bana ukawushanyura ni ukuwutanyura ni ugushishimura ni ugushishimura aba bana
bari muri divorce kuko bagenda urwego rw'uko bakabonye ibibubaka no gutetera ku babyeyi nta bihari. Akoze cyane ngira ngo nako tugacukumbura babyumve kandi barabyumvise rwose. Hanyuma rero Vincent turi hafi kwegereza nizihe mbaraga muri ibyo bikomere uvuze akantu keza mbere ko tukinjiramo abatandukanye uko batinda nyine bagirwa n'undi akagirwa na souvenir ubundi hawabyaye ubundi burya icyo upfana n'umugore nuko mwabyaranye ubundi noneho ko ntabyaye undi ntamara akora nko gushanyura amaraso ukayatandukanya uko umwana akura agenda hari n'abananirwa no kwiga burya hari n'abakura nta n'urukundo bafite kuko ntiyabonye urukundo rwa dadi na mami ntiyisanzuye ku ruhande kuko byanga byakunda hari aho umuntu akenera mama harakenera mami nk'urugero nk'ufite umwana w'umukobwa hari ibyo atakubwira nka papa ndakunda imbere tubwizanye ukuri hari ibyo atambwira ntiyakubwira ko agiye muri periyode bisaba ko hari umubyeyi ubwire ku ruhande ariko umwana agiye kujya muri periyode tubyita imihango aragenda asange mama we hari ibyo atakubwira nubwo mwaba mwuzura urumva abana babuze uburyo none twigarukire ku ijambo rya nyuma dusomye amagambo atubwira ngo kiri kuri rusange ariko ubanza uhumuriza abantu mu mavuta akandagira amateka y'uko hariho ibyiringiro ko ibyo bikomere Imana yabikuraho. Nicyo kiganiro cyacu ubundi none n'imbaraga ki ni buryo ki wabashije kugaburira abana cyane ko ubushobozi bwawe nari mbuzi sinkuyobewe abana b'imyaka 4 ine 3 hafi umwaka amezi urumva ni abana bato cyane za pampa zigikenewe uracyari umusore ukiri muto mu myaka 30 urumva rwose imyaka 14 wakoraho 41 umaze kuzuza urumva tujya tubura kuri 20 naho ngaho ufite amaraso ashyushye ibintu byose kandi ku ruhande hari abandi bagore bakeneye kwinjira mu rugo rusenyutse uwo mwanya ni izihe mbaraga ni buryo ki wakoresheje wasangiza abadamu bari muri divorce n'abagabo bari muri divorce n'abandi bantu kugira bashobora gukomera bagwiza imbaraga aho ndahaguhariye uhavuge cyane Imana iguhe umugisha. Ikintu cya mbere cyankomeje nafasha amahitamo yanjye ntari uko nkijijwe atari n'ikindi kintu manza kureba imyaka yanjye na situation ninjiyemo ngewe mpitamo niha umwanzuro ndavuga ngo ntabwo nzigira ntekereza kongera gushaka umugore abana banjye bose bataragira segonderi. Icyo cyo mpita nyanzo ndangije ndavuga ngo kandi ngiye kwiha kuba inyangamugayo atari uko ndi gutinya ngo Imana iki ahubwo ngiye kuba inyangamugayo kuko nari nitezweho kuba igishungero. Ndi muto bantega abagore bambarira ibihe nkarangira kandi nawe uri umuntu rega kandi nanjye ndi umuntu ndavuga ndio ngiye kwibabaza nafashe icyemezo ndavuga ngo ngiye kwibabaza ngira ibyo niyima niribabaze kugira ngo mbashe guhagarara muri no situation ntagiyeho icyasha. Icya kabiri nibabarije abana cya kindi nubwo natabuye umutima wabo ariko reka abana ngaragara nabo ndi kumwe nabo nibagira n'icyo bamburana bazavuge bati dadi arakibuze ariko ntabwo ari umugore yagiyemo nta hantu yabishoye arabibuze ariko mu bigaragara mu bushobozi bw'afite yatwitayeho ntacyo atatweretse. Nabanje kwiyakira uwo ndi we ndabyemera nemera gutukwa mu rusengero bamwita umupagani byewe ngibingiraho n'ingaruka bamwe bashaka no kongera gutuma impano zanjye zidakora zivuga butumwa ndabyakira nanjye ndangije ntagara nta muntu na breminze kuko umuntu nakuvuga icyuri cyo mu mwanya w'ucyuri cyo cyukuri ntuzatera burana ntumudivorce harashenye harananiwe none se sinari naniwe aravuga iki nari kujya kwisobanura iki aravuga iki nkatuza ntabwo divorce muri kiriya gihe zari zimenyerewe ngo mvuge ngo ni ibintu bisanzwe ari n'umuryango wanjye hari ibyo nabonyemo ariko hanze ariko noneho mfata umwanzuro ariko mwitoroho bintambara nero byabaye intambara zikomeye
ubwo bagukuye muri korari imirimo yose barahagarika. ku byari bimeze, hari umushumba umwe wigeze kumbwira, ntari buvuge hano, arambwira ngo uzongera guhagarara uvuga Imana ntakiri umushumba muri ADP. Ngaho kandi urimo urayivuga ubu ngubu. Kandi ndayivuga. Ariko Imana rero kuko abantu bataza biri, ahubwo uyu munsi ishobora kuba murusha agaciro ko kwibuka. Hari ijambo uvuze nshaka ko rigarukamo, nshaka kurigarura. Niba abantu batuvuze ibyo turi byo mu gihe cyaho turi, Nibyo turi byo, nta mpamvu yo gusakuza no kuvuga ngo abantu bakwanze no kubikorera. Akira ibingana nuko uri mu gihe cyabyo byakubaye, naho uhagaze aho, naho uhagaze aha, wirenganya abantu. Tubwire ibintu bibiri: cyambere kwiyakira, kabiri kwita ku bana banjye nkibabaza, kandi nka coveringa situation y'ubukene, yuko navugwa mu idini, yuko ibintu ndi kubibona, ndagenda ndibabaza, ndakomera, doko nshinyiriza nshira. Ndakumva. Ni irihe jambo muri biya ryagufashije muri urwo rugendo? Nasomye Yobu ibice cy'umurongo wa 12. Haravuga ngo Mana wampaye ubugingo, amen, urangije ungirira imbabazi, amen, ukungenderera kwawe, haleluya, niko kwandemye umutima. Amavuta akandagira amateka, kungenderera kwawe niko kwandemye umutima. Ntabwo ari ukugendererwa, ntabwo ari ukugendererwa n'umuntu, kuko hari aho byageze abantu baranta, hari aho byageze itorero riranta, ndabizi, hari aho byageze mburo hepfo mbura na ruguru, ariko Imana irangenderera, haleluya, amina, irangenderera, iranganiriza, inyereka ko abantu batari ihari, haleluya, inyereka ko abantu bamfata yatari kwimfata, amen, inyereka ko aho bicitse naho abana ari impinja bo bazakura, haleluya, irongera iranganiriza, irambwira ngo nubwo amateka y'abana twayishanyuye, ariko abana ntabwo ari impanuka ku Mana, kuko twababyaye Imana yibafiteho umugambi uruto twabageraho. Amen. Doko ndakomera igihe nari ndimo cyo kurira, cyo kwibaza, amavuta ya y'Imana akomoka ku Mana, haleluya, abikandagira, amina. Ndigira ngo ntabwo ndi mu bantu bambara nabi, yego, nta nubwo ndi mu bantu basa nabi, wambaye neza, urasana neza, yego, ntabwo ndi mu bantu basa nabi, n'abana bawe ntabwo basa, n'abana banjye basa neza, banambaye neza, baraniga, bariga, nta mwana utiga. Ibi bintu aha niho hatandukanira n'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana ise aramumenya, akamukavaringa, akamusiga ya mavuta, akamugaragaraho mu mibabaro no mu bigeragezo no mu makuba, akanesha, akagira imbuto y'ibyishimo. Icya gatatu cyankomeje ni Imana n'umwuka wera, haleluya, kugendererwa n'Imana, nagenderewe n'Imana nsenga, ngendererwa n'Imana ndirimba. Ukumva ko ushobora kuvuga ngo naburiki senga ufite mwami ko umpagije, ukageraho ukumva ko iyi Mana impagije, iranze, imenyera n'ubuzima. Noneho rimwe na rimwe muri ya mavuta ikaza Imana igaca muri ntambabazi, akambwira ijambo ryiza, amen. Ntabwo nshobora kukibagirwa. Hari igihe wigeze umbwira amagambo ushobora kuba utayibuka. Ayo nibuka. Wambwiye amagambo abiri, reka nakubwira. Ndavuga cyane ntabwo nibuka. Wambwiye amagambo abiri, urambwiye ngo ndagukunda. Ndagukunda ariko. Amen. Urangije uti kandi ndagukunda. Ndavuga nti ijambo uvuze kabiri ndaryemeye. Irya kabiri urangije urambwira ngo Imana wakoreye yakuremye iruta imibabaro yose wahuye nayo kandi uzahura nayo. Urangije urambwira ngo komera. Hari igihe rero Imana iza ikanyura mu muntu ufite amavuta, akagukomeresha ibyo yahawe n'Imana. Ibi bintu aya mavuta kandagira amateka,
aya mavuta kandi agira amateka niyo tugeramo mu cyimbo cyo kuvuga ngo twiyahura aho bakatubwira gukora imishinga y'ejo hazaza. Hallelujah. Aya mavuta kandi agira amateka niyo akuraho bya bindi byose icyagisuzuguriro n'ikobe ry'uko twasenye iki kikarangira kikagira periyode ahubwo hakagaruka ikindi kikubwira ngo wakongera ukubaka. Imana iguhe umugisha. Ariko azuvuga ko uri umugabo kugurira umwana w'umukobwa imyenda bishobora gute kutazi imyenda y'abakobwa? Ubwo wize kugura n'imyenda y'abakobwa ubwo? Imyenda y'abakobwa nagize ariko nagize n'umugisha mba mfite ba nyirasenge bakamfasha kubagurira nk'utwo tuntu. Uyu munsi rero ho bagezeho barambwira bati dadi dukeneye imyenda duha amafaranga bakijyana. Noneho tugenda twegera ku musozo twumvise ko ikintu cya mbere cyagushoboje ni ukwiyakira, gusana imitima y'abana, kwakira imibabaro yose uzanyuramo, ikindi ukagenderwa n'Imana muke. Ese nta bagore bakwandikiraga, nta ntambaro nazo baravuga ngo wagushakire, nta bakurambagirije buriya? Reka ngusubize nkunda, urabizi ko ngira ukuri kudaciye ku ruhande. Uretse n'icyo gihe na n'uyu munsi kandi twongera tugaruke. Nigeze mbaho mu gihe wenda nari mbabaye numva ntashobora gutekereza, ariko uyu munsi ndi muzima, umubiri wanjye urakora. Reka tubwire abantu iyo dukijijwe ntabwo bivuze ko umubiri udakora. Barabizi barabizi. No kuvuga ngo rero ndi muzima, nanareba nkakunda, nanabenguka, nanareba umuntu nkanamushima. Ibi byagiye bibaho, umuntu bakambwira ko nkunda, yego, akambwira ko nkunda, akanambwira ko twakora n'umushinga, nanjye nkareba umuntu nkabona namukunda. Ariko tugaruke, nkayibuka ko hari icyo narahiriye n'umutima wanjye ngomba kuzuzuza. Mu gihe abana bataragera muri segonderi ntabwo nagombaga kwinjira mu rukundo kugira ngo ntagire ibyo nica nkangiza ibi, hagira ibyo nkiza ariko nkangiza ibi. Reka mvuge muri iri jambo rikomeye. Impamvu hari n'abantu bambaza bati kutahise ushaka ukaba umaze imyaka myinshi. Hari igihe nari gushaka nkaba ngiye kwishima mu nkovu z'abana banjye, wanze kuzikomeretsa, nkongera kuzishanyura. Ariko uyu munsi birashoboka ko noneho urumva uri tayari. Birashoboka ko noneho uyu munsi nshobora guhora n'umuntu kandi twavuze ko igikomere cy'abana uko bakura ariko gikura, niko gikura. None se gute ugiye kongera gushaka kandi igikomere gikura? Ntabwo aka kanya sindavuga ko nshatse aka kanya, ariko reka tunabyemere. Bazarinda bagira abagore n'abagabo ibikomere byacu twabateye bakibifite. Niyo mpamvu ugomba gushaka bakibifite. Kandi twavuze ngo ababyeyi bo bikomere birakira, abana bakabisigira byararangiye. Ibindi sobora gushaka, reka twe no kwihara, nzashaka. Ariko ntago bikuyeho ko nyine abana bazagira cya gikomere. None se bazaza ko bazabyara, nibaza kunyereka umwuzukuru bazamunyereka nkari kumwe na nyina. None se ngo muzanwaza bari nyina babyaye, nta nubwo azaba ari na nyina nyine. Urumva ko ni ingaruka zo gutsindwa. Icyo nenda kuvuga aha ngaho unyumve, Sylvester, ndashaka gusoza kino kiganiro twazanakomeza ukubona ko ibibazo ufite n'ibyinshi nagiye mbyihorera bimwe. Nanjye muzama akazi k'ubunyamakuru, ariko dushaka kubaka imitima y'abantu. Ni akabazo gato cyane ariko kukansubiza banza ugatekereze neza. Ihangane ugatekereze neza. Ni akabazo kavunnye kandi kanoroshye, kakubaka imitima hagasenya n'imitima the same time. Kihe cyizere wagirira urushako rwa kabiri urwa mbere rwarakunaniye? Ikibazo abafaransa baravuga ngo très rare. Ni ikihe cyizere wagirira urugo rwa kabiri urwa mbere rwarakunaniye hakabaho divorce? Ni akabazo navuze ngo kukansubiza, niba ngombwa tugaposa ariko ukisubize mu buryo twebwe TUT tubagiraneho Bwuzu TV ntitwifuza kubwira abantu ko bidashoboka. Ubundi ijambo ntibishoboka niryo kwa Satani. Ariko ni ikihe cyizere
ni izihe mbaraga uha urugo rwa kabiri wajya gushaka urwa mbere rwarasenyutse? reka tubivuge gutya, ni ikintu gikomeye iki kibazo, kandi utagitekerezaho yaba adafite ubwonko butekereza neza. Biragoye kugira ngo urugo rwa kabiri uzumve ko ruzaha mu rwa mbere rwaranze, ariko cyane cyane ko binagoye, haba no mu kurambagiza biragoye. Umuntu ashobora kuvuga ati se uriya mugabo wasenye nabwirwa n'iki ko ari muzima. Nanone nanjye kongera kuvuga ngo wasenye kujya kurambagiza nabyo ni ikindi. Nacyo ni ikindi. Kumenya ugukunze, noneho njye hari n'ikindi, no kumenya ushobora kunkunda kandi akagerageza no kunkundira abana. Ariko ibi ngibi tubyihorere, kuko niba na mama wabo batari kumwe, undi we ntabwo nzaza kumubwira ngo naze ngo akunda abana kuko ntatanababyaye. Abyita kwiromariye. Ni ukwiremariye. Urumva mbere yamaze njye ntabwo ndashaka ko tujya mu bintu byinshi, nshaka kwijanisha gusa, tureka amagambo kuko yo ni maremare. Kuko icya mbere ngo ase ngo yashatse ngo ni umudivorce, ari amahirwe ake. Ese ni byiza ko wadivorushije, reka twere TikTok twihuta. Ubundi nakubaje ijanisha urugo rwa kabiri uruha amahirwe nkangahe kwijana ko rwaba rwiza kuruta urugufite? Hari amahirwe aba hari koko? Reka nemere guke, amahirwe arahari. Ari nkangahe se kwijanisha? Amahirwe arahari yuko rwazaba rwiza kuruta urwa mbere. Birashoboka. Birashoboka kubera ko muri kwa gutsindwa umuntu amenya aho yatsindiwe n'ibyamutsinze. None se ushatse none nvuga ngo bisobanura ko umuntu yashaka, ubwo no kuvuje ndabyihoreye, nvuga ngo kugira ngo ube rwiza no kumudivorce ashaka undi mudivorce. Oya, ashobora none so mbere ko atadivorshije yamya guti bikomeye. ashobora gushaka wadivorushije cyangwa ntashaka wadivorushije, ariko aho turi ahangaha tuze rega hano kuri TUT ndimo ndarambagiza n'ubundi kuri TUT nyamara bure basanga hari ibintu bitunganye. Hari umuntu w'umudivorce wagize umutima arababara, ugomba kubaka, yakubaka. Hari n'umugabo wakubaka, hari n'umukobwa waba utaradivorushije akaza muri iki kintu. Hari ibintu bibiri rero, impamvu mpamya ko urugo rwa kabiri kuri njyewe bishobora kuba rwiza cyangwa rukaba rubi. Ni ibintu bibiri bizaterwa nanjye ubwanjye, uburyo bubiri: uburyo bw'amarangamutima n'ubwenge bwanjye mu kongera kujya kubaka urwo rugo, no kugisha Imana inama. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nge ku ruhande rwanjye urugo rwa kabiri nduha amahirwe atari menshi cyane, kuko mu mpamvu y'imitekerereze ya muntu icyakunaniye ntabwo gishobora. Ntibazagushuke, ushobora gusonza ukarya, ushobora kugira ariko hari ibintu bitihanganirwa muri kamere, ko burya divorce yica mu buryo butatu. Yica mu buryo burimo kwica mu bitekerezo, kwica mu mubiri, kwica muri fitire ahazaza. Ariyo mpamvu uhitamo kudashaka nta wamuvera, n'uwashatse nawe nta wamuvera, kuko ko dukora ibyaha bahitamo ubundi buryo. Sinzi ko nyumva buriya. Ndi kukumva cyane. Ati jewe ndadivorce c'est fini, kuba ushatse wafunga burundu. Ko no muri icyo gihe ufite 29 nibwo wabumvaga umubiri w'inyagambura cyane. Umunsi ndi gukura. Harabumva uyu munsi hari ibindi uri gutekereza mbere ry'abana bawe. So ntekereza ko ari umugore wa divorce akongera gushaka, nutabishaka ntabikore, hari ubanza twashyira ku muntu. Gusa bagomba kwitondera ngo ese urwa mbere ko rwanze, urwa kabiri rwo ndarutekerezaho gute? Kuri ya mashuri ya divorce rero, uwo mugabo ugiye kureba, nabanza amenye ngo mbese ngewe ndashobotse, ndi muzima, amakosa naba narafite niteguye kuyakosora. Na wa mugore nawe nuko. Kuko nakaga kugira ngo ushake urugo rwa kabiri rwo rukunanire ubusebye. Muri make nta bisebo bibiri nubwo nsigaye mbona hari n'abashaka na 5 na 6. Ubwo nukurakoze cyane, turagushimiye se. Nzongera ngo utumire nunyemerera, kandi yari debate iryoshye cyane, nubwo tutaprofondije neza ko dukeneye kuvura ibikomere by'abantu. Reka dusoza tubwire abantu ni message mu buryo bubiri. Reka mbwire
abantu bagize ibikomere by'amadivorce byabayeho nibakomere bihangane kandi birinde gukorera andi makosa mu madivorce yabo. Yego urakoze cyane. Abana bahuye n'ibi bintu bazanyumva cyangwa bari kunyumva bihangane bakomere bakire ibyo bintu. Imana ibakunda kurusha ababyeyi babo batandukanye. Ubwa gatatu, wa mugore wa mugabo wubatse urugo, gerageza kubanira neza umugabo wawe, gerageza kubanira neza umugore wawe. Nubwo divorce ari umuti wo kwirinda ibyago no kwicana, ariko divorce ntabwo ari nziza, si n'umugambi w'Imana. Hari akantu numvaga wakavuze, reka nko kuvugire uri murumuna wanjye. Yego. Ni byiza ko ariko wowe ukavuge kundusha ndakavuga ngo ukongera intugiye gusoza kuri izo nama wari utanze. Numvaga yakabaye nk'iya gatatu ya nyuma ikaza nyuma, nivuga ngo bantu batandukanye wikwangisha abana umubyeyi. Aho kandi ko nashaka kugira ngo so nimo binyoko nimo bikwakure bivuge. Wa mubyeyi we ufite umwana umwe cyangwa batanu wabyaye ukaba ari wowe ubafite, ntuzigere na rimwe wangisha ise abana. Nawe wa mugabo ntuzigere wangisha abana nyina, kandi bahe uburenganzira basure nyina basure se, muganire, ntugakore ikosa kuko babana ibyo mupfa ntabwo ari babibahaye. Kuko abana batwaye amaraso ya mwembi, batwaye amaraso yanyu. Ibyo bapfa ni babipfanira ubwabo, bite ku bana babareke. Niyo nama nashaka. Iyi nama ni ngombwa. Abana donc be gutanyura abana kabiri. Ego dis. Be gutanyura abana kabiri ngo noneho mu basipare, kandi abana ni bakura bo baranareba, bazagenda bamenye n'amadefo n'amakosa y'ababyeyi. Y'abana bakuze bamenye amakosa y'ababyeyi ntibabyinjiremo, ariko praise. Kandi n'ikindi mwirinde gusebanya mu ababyeyi. Nta mpamvu guseba. Abantu bambariranye ubusa barabyarana bagira gute. Niba yarakoze ibyo bikaba bibi, wiza kuri kamera ngo umugabo wanjye ngo umugore wanjye, ibyo rwose ndakugaya wowe uza hano kuri kamera. Usibye na kamera n'ahandi no mu muryango no mu bavandimwe, ku nyungu z'abana, ku nyungu z'iki. Urakoze cyane no service. Ninagira ngo abadukurikiye kuri TUT tubagiraneho ubwuzu twese ministry ndetse n'umurimo mwiza cyane. Ni ikingira ngo ubwire abagukurikiye nimero irakenewe, naracano yawe irakenewe, kuko abantu bazaguhamagara. Kuko urumva imyaka 14 udiveje ukiri umusore mutoya ukabukuze, tutari umwana ku ruhande, tutari makuru ku ruhande, ni experience ndende. Karera abana bato kabanya pampa bakiri bato, ni bikomeye. Bagukenera baguhamagara, ariko si n'igitangaza hariho na sheri waboneka kucyataboneka se, ariko gumva nabarujya rye muranganye. Ngaho reka dusenga Imana. Abanza utange izo nimero. Wankenera ngira platform yitwa Impumuro TV, naho ngaho haba ibitekerezo byanjye n'ibindi biganiro byose. Ni nimero yanjye ni 82 2 8 770. Imana ibaha umugisha, bifurije komorwa mugakomera. Ngaho basengera Imana. Mwami urubuzima, uri data mwiza, uri Jehova love. Amen. Uri Ken, uri Imana y'ubuturo bwacu, aho abantu baburiye wowe urahari. Uri Imana yomora imitima, yes, yashenjaguritse, ukongera ukayubaka, ukongera ukayiteranya. Uri Imana irebera kure cyane ibyo abantu bibwira. Uri Imana kandi imenya umubabaro wa buri muntu. Yobu yaranditse aravuga ngo umutima w'umuntu wimenyaho wawo umubabaro, ngo kandi nta mushyitsi wawe ujyamo. Mana fasha imitima y'abantu. Hari ibikomere bigenda mu mamodoka meza, hari ibikomere birara mu mazu meza, hari ibikomere bigendana n'imishahara ikomeye, hari ibikomere bigenda mu ndege, hari ibikomere byicaye mu maofisi. Aba bantu bose ntazi umubare bari ku isi badutegeye amatwi. Vura igikomere cya buri muntu, umuha umutima mushya, kandi ababirimo bikiri bishyashya ubakomeze. Ndetse abahowe agatsiniko Yobu yavuze ubabera Imana. By'umwihariko nsengeye abana
bahuye n'imubabare bw'ibyo batagizemo uruhare, ujye ubamara, ubabere umujyanama, ubakurikirane. Nsengeye umushumba n'iyi TV kugira ngo amagambo yose azahagera azaba guhembura imitima y'abantu. Reka abantu bahemburwe ku bwawe, ubwenge bwawe buva mu ijuru n'umwuka wera bibane natwe twese dusenze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Shalom, shalom.